Turabasuhuje mwebwe mwese mwahisemo kubana natwe, mwahisemo neza. Turakwibutsa cyane kandi neza ko iyi ari channel ikugezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku by'ubuzima, indwara zitandukanye, kuzirinda, tukakugira inama. Uyu munsi rero twaguteguriye ikiganiro kikwibutsa ku byiza cyangwa se akamaro kanini wasanga mu nyama y'umwijima. Ni ukuvuga kurya inyama z'umwijima bifite kamaro ki? Tutarakomeza turakwibutsa niba uri mushya gukora subscribe, ni ugukanda ku kamenyetso kari hasi ubona gatukura kanditseho subscribe, hanyuma ugakanda ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo byose bigende neza. Tuguhaye ikaze rero muri iki kiganiro. Hari benshi bavuga ko iyo bagiye guhaha inyama basanga nta nyama z'umwijima zihari, bahita bazihorera kuko ngo nta zindi zibaryohera nk'inyama z'umwijima. Uretse ko hari n'abavuga ko bumva zibamerera nk'ibintu bidafite icyanga ku buryo batanazihaha cyangwa se ngo baziteke mu ngo zabo. Nubwo abantu bafata inyama z'umwijima ku buryo butandukanye, ariko ni byiza kumenya akamaro kihariye zifite ku buzima bw'abazirya ugereranyije n'izindi nyama. Inyama y'umwijima ubusanzwe ni inyama ikora akazi ko gusukura amaraso ku biremwa byose bitandukanye, ariko ku matungo iyo itungo ryabazwe rigiye kuribwa, inyama yaryo y'umwijima ifatwa nk'inyama igira akamaro gakomeye kuko ikize cyane kuri za vitamine zinyuranye, ku buryo hari n'ababyita kimwe mu biribwa ku isi bikize kuri za vitamine, Nature's multivitamin, nk'uko bivugwa ku rubuga rwa healthline.com. Mu by'ukuri rero inyama y'umwijima iraryoha ku buryo bwihariye, kandi ngo ni inyama ishobora kuboneka ku maguriro cyangwa se ku masoko y'inyama hirya no hino ku isi. Umwijima ni kimwe mu bikomoka ku nyamaswa bikungahaye cyane kuri vitamine A. Kurya inyama y'umwijima rero w'inka inshuro imwe ku munsi ngo bizanira umuntu vitamine A akeneye ku munsi ku rwego rungana n'100%. Ikindi kandi ngo umuntu ubona vitamine A ihagije aba yigabanyirije ibyago byo kurwara indwara z'amaso zirimo indwara y'ishaza, ndetse akaba yirinze indwara ya kanseri y'ibere nk'uko bisobanurwa ku rubuga rwa webmd.com. Umwijima ni isoko ikomeye ya za vitamini n'ubutare, gusa ngo iyo miterere y'inyama z'umwijima kuba zikize kuri vitamine n'ubutare bitandukanye nibyo bituma ngo inyama z'umwijima zishobora guteza ibibazo bitandukanye ku bantu barwaye indwara zimwe na zimwe. Inyama z'umwijima zikize cyane ku ntungamubiri zirimo ibyitwa folate, iron, vitamine B, vitamine A, copper n'ibindi. Kurya inyama z'umwijima ngo bifasha umuntu kurwanya ikibazo cyo kugira intungamubiri zidahagije mu mubiri we. Ikibazo cyo kubura ubutare bwa fer yongera amaraso ni kimwe mu bikunze kwibasira abantu, kikaba cyabageza no ku rwego rwa anemi, umunaniro ukabije, gucika intege kw'imikaya, muscle weakness, kudashobora gutekereza neza akanya kanini n'ibindi. Inyama z'umwijima ni isoko nziza ya fer na vitamine B12, byose bihuriza
mu kongerera umuntu amaraso. Inyama z'umwijima kandi ngo zuzuyemo vitamini K, iyo ikaba ifasha umuntu kugira amagufa mazima. Vitamini K ifasha umubiri kwinjiza calcium no kuyigeza ku magufa. Kubona vitamini K ihagije mu mafunguro birinda indwara y'amagufa ya osteoporosis. Vitamini K ifasha mu itembera ry'amaraso rikagenda neza. Inyama z'umwijima zigiramo cholesterol nyinshi. Mu gihe hari abantu benshi barya ibiribwa birimo cholesterol ntibagire ikibazo, hari n'abandi baba barimo kuyigabanya cyangwa se bari ku miti ibafasha kuyigabanya. Abo rero ngo baba basabwa kugabanya cholesterol kuko iyo cholesterol nyinshi mu mubiri ishobora gutera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ikindi ni uko mu nyama z'umwijima harimo vitamini A nyinshi. Kurya inyama z'umwijima cyane byateza ikibazo cya vitamini A y'umurengera. Umwijima w'umuntu kandi ntiworoherwa no gukoresha vitamini A nyinshi y'umurengera. Kurya inyama z'umwijima zikize cyane kuri vitamini A byageza umuntu ku kibazo cya hypervitaminosis A. Ubundi abaganga ngo basaba ko nibura umuntu nta kibazo cya vitamini zidahagije afite yarya inyama z'umwijima rimwe mu cyumweru kugira ngo yirinde ibyo bibazo twavuze haruguru bya hypervitaminosis A. Kubera ko hari imiti izirana na vitamini A kandi inyama z'umwijima zikaba zikize cyane kuri vitamini A, ni ngombwa ko mu gihe umuntu ari ku miti runaka azi kudakorana neza na vitamini A, yabanza kuvugisha muganga we kugira ngo amugire inama. Naha dusoreje ikiganiro rero cy'uyu munsi. Turagushimira kuba wadukurikiye, twaba dusoje turi kumwe nawe. Ibiganiro tubagezaho nakagaruka. Turagushimiye naho ubutaha.